Hello, welcome back to my YouTube channel. Niba uri mushyashya hano, welcome. Niba usanzwe ureba videos, thank you so much. Nitwa Byphasse. Nkora videos zijyanye n'ibintu by'ubwiza, imisatsi, maquillage, skin care, kwita ku ruhu. Uyu munsi nabwo ndashaka kubabwira ndasobanura ibintu byose bijyanye n'amavuta. Mpereye kuyo nisiga kuko ushobora gusobanura ibintu byinshi ariko ngiye nshobora kuvuga wenda ayakora ku mubiri wanjye namwe mukaza bitewe wenda n'uko urwa rumeze, usibye ko abantu kenshi bikora ku bandi nawe ushobora gukoraho, ariko nyine nagira ngo mbasobanurire akamaro wenda ka buri kintu cyose mba nakoresheje ku ruhu rwanjye. Urabona ko ngiye nisize makeup, ariko reka tureke makeup tuvuge noneho ku mavuta asanzwe usiga ku ruhu usanzwe ukoresha makeup cyangwa utazikoresheje, nyine by'amavuta kwa. Ndatangirira nk'uyu munsi nakoze skin care, noze mutwe. So iyo noze mutwe nyine kenshi iyo ari Sunday noga mutwe ngakora skin care, nita ku mubiri. Urumva umaze icyumweru byuka ukaraba ugenda ubundi ubusanzwe. Iyo mbyutse kubera nkorera mu rugo ntabwo nkunze kugenda cyane, so nkara mu maso bisanzwe nkakoresha iyi miscellar water. Iyo ubundi yikoresha kuri makeup cyangwa se nkayikoresha ku mubiri bisanzwe, nkayirirwa nayo maze koga mu maso kare mu gitondo no gukora ibyo nkora. Kwa kundi uba wakarabye mu maso utari wakaraba ahandi bisanzwe. So fata ipamba ni nshyashya, ushize naretse indi pamba nini. Utungutu nabonye ari twiza cyane kandi ntabwo duhenze natwo. Tuguze muri Vista supermarket ku Kinamba. Urabona ukuntu tumeze, so biroroha kudukoresha two kurushaho. Nkoresha miscellar, nkayishyiraho ipamba igatota, nkayikoresha. Uratangara cyane iyo umaze koga mu maso ukuntu ipamba ikuraho umwanda wundi utaruzi basigaye ku maso. Hagataho nyine nakoresheje isabune nsanzwe nkoresha Byphasse, murayizi nayiberetse muri video ya kwirinda ibiheri. Hanyuma nkakoresha iyi black seed oil, ni nayo nayiguze muri Amavuta Organics. Ni brand y'amavuta nisiga cyane, amavuta yo ku maso, mu mutwe, ku mubiri bisanzwe. Ni amavuta bakorera mu Rwanda meza cyane. Noneho ndayandikaho, abantu benshi bakunze kuyimbaza. Nabwiye kenshi ko ari brand yo kuri Instagram, ariko noneho ntabwo kiri brand yo kuri Instagram, ahubwo basigaye bakorera Prince House, muri building ya Prince House harebana na hahoze Hotel Tech. Umanuka ujya Remera muri gare mu Giporosi, muri uruhande Amavuta Organics utubona icyapa ukarebayo, ukabasha kugira inama ku bijyanye na skin. Niho ngurira amavuta menshi. Hari iyi black seed oil maze iminsi nkoresheje iminsi 3 kuduheri twa hano, ariko urabona ko twakize. Ni amavuta meza akuza umusatsi, akiza ama infection menshi y'umubiri, ibihushi, imvuvu, ibintu byinshi cyane. Mu maso rero ubundi usanzwe nkoresha iyi glow face, narayiberetse ushize. Nayo niyo muri Amavuta Organics. So niyo nakoresheje nk'uyu munsi. Uyu munsi rero ikindi kintu nongeyeho wenda muri skin care yanjye kubera ko ari ku cyumweru nayo mfite umwanya, hari kano ka brosse. Ni aka brosse gakuraho imyanda ku mubiri, amaseri apfuye. Aho kugira ngo ukoreshe ya gant, hari abantu nyine gant itamerera neza. Kano ka brosse gakozwe nyine na ka professionnel ku buryo ugakoresha kuri skin. Gafite utubrosse 3, utama akeza ushaka, njye akaniko kanyorohera kugacomekamo, kajyamo amabuye asanzwe.
hanyuma kugacana urabona ko kahita kagenda, hanyuma nkakoresha ku mubiri nzamura nkurikije direction kagendamo kagasukura umubiri. Ku maso rero nshyiramo amazi nkakoresha iyi scrub narayiberetse iyo nkoresha mu maso, hanyuma nkashyiraho scrub hanyuma nkakoresha iyi brush. Narangiza nibwo nakoresha iyi glow face maze gukora amaso. Ubusanzwe hari igihe nkoresha maske, izi maske nazo naraziberetse mu yindi video. Ni maske nkoresha amaso nka rimwe mu cyumweru. Aho ngaho rero kugira ngo umubiri urumva umaze kuwukuraho imyanda yose, umaze kuvura ibiheri niba ari ibiheri ukora, hanyuma ukawusiga ukamenya ko umubiri wawe umeze neza, wavuye imyanda, wasizeho n'amavuta kubera umubiri wabsorba ibintu tusiga cyane. Rero iyo hariho imyanda yinjira ifunga ibyo wisiga ntibigire icyo bikumarira. Nandi ushobora kuvuga ati naguze amavuta yose meza ahenze ariko nta kintu bimfasha, cyangwa se muranyahinduranya ariko nta kintu bimpindurira, bari abantu barabeshya. Ntabwo tubeshya rero ni kuvuga ngo skin care isaba ushobora kudakoresha ibikoresho byose, usibye ko nabyo bishobotse wabikoresha, ko nk'ibintu byose mvuga nta kintu na kimwe kiba kinarengeje 10,000. Ni ibintu bihendutse wagura rwose bisanzwe ugakoresha. Kano ka brosse kaboneka kuri Kiku ariko njye ntabwo ariho nakaguze. Ugakeneye wanyandikira nkakuza n'umuntu wakangurishije, nako ndumva kagura hagati y'8 na 6 gutyo. Hanyuma nkoresha iyi glow face, ariko amavuta ni meza ku mubiri ameze gutya, ariko ufite cream moisturizing cream byaba byiza cyane. Byarashize, so muri iyi minsi ndi gukoresha iyi glow face, ubundi ngakoresha black seed oil nubwo ari nshyashya ariko irimo gukora neza. By the way, this is a gift, Body Organics. Thank you so much. They were so generous for my gift. Ku mubiri rero bisanzwe ahantu hose nkoresha aya mavuta, ni Miraculous body butter. Ameze gutya, harimo nilotica, shea butter, coconut oil, black seed oil, vitamin E, essential oils. Urumva ni ibintu byose bisanzwe bidafite ikindi kintu kiri artificial bashyiramo ku buryo ushobora kwangiza umubiri wawe. So njyewe ibintu byo organic ndabikunda, hari abantu batabyizera, ariko njyewe nababwira yuko bikora. Urabona ko ku umubiri wanjye kabisa umeze neza. Ubushize nambwiye ko nkoresha Vaseline, nikoresha igihe kinini nta kintu ntwara, ariko narahinduye ndikoresha ibata kubera ko nayo imeze nk'igikotori. Urabona ko igakora neza cyane. Ikindi navuga amavuta mu ntoki nkoresha aya ngaya mu ntoki, kubera intoki umubiri wo mu ntoki watandukanye n'uwahandi. So ushobora kuvuga wenda ni byinshi, ntabwo ari byinshi uzi akamaro kabyo, ko urabizi amavuta mu ntoki iyo uyakoresha ari meza atuma ugira intoki zoroshye zisa neza cyane. Ku birenge yakoresha aya ngaya rero yaraberetse. Ladies, tugomba kwiyitaho. Nta nubwo ari byinshi actually, uri umuntu ukunda kwiyitaho, ko nuko buri kintu cyose cyari gifite ikintu cyacyo kugira ngo umuntu arusheho gusa neza, kandi byose nabwiye ko bidahenze, so why not? Ku mubiri nakoresheje body spray. Body spray yitwa Kalami Pink, ni nziza cyane guys, irahumura neza cyane. Ni nshyashya, ntabwo nyikoresheje igihe kinini, but then n'ukuntu gafunguka kari fancy. Ni body spray ushobora gukoresha ntukoreshe parfum, cyangwa se na parfum ukayikoresha, ariko it's really nice. Noneho urebye ukuntu ari nyinshi, ina sprayinga neza. It's just
perfect. Nayo igura 18 uyikeneye wanyandikira ngaguza n'umuntu uyicuruza afite body spray meza cyane. Ikindi kintu navuga ku bantu bagira iminwa ikunze kugira ibibazo igashishuka cyangwa se ugasanga irahinduka ihinduka umutuku, so ushobora gukoresha Byphasse na karabero keza kaboneka amafarumasi yose usiga ku minwa yaba ku manywa cyangwa nijoro, iminwa yawe igahora imeze neza. So ushobora gukoresha wenda lipstick yindi ukunze, njyewe mparaye aka lipstick ka fair and white, it's beautiful, kari nude, nakarengeje kuri lipstick nisize, ni keza cyane, nakaguze muri Monaco Cosmetics. Ndumva ari ibyo bijyanye n'amavuta kugira ngo umubiri use neza kinakwitabwaho nyine. Hari abantu bagiye bambaza ukoresha amavuta ese waturangira iki, ntabwo wenda navuga ko mbizobereyemo cyane, ariko ibyo amavuta ni ibintu ukeza ko maze imyaka myinshi ngerageza nkoresha iki kugeza ubwo naje wenda kuvuga ati ibintu byo binkorera. Rero ibanga ni rimwe, ntabwo kuba umuntu wenda yakubwiye ngo nkoresha amavuta ya naya ugenda ukayakoresha, cyangwa se wabonye publicité bamamaza amavuta ya naya ukavuga ngo naya ngaya, ahubwo icyangwa no kureba ikintu kirimo ukareba niba gifasha umubiri wawe. Nkanjye kugira ngo mfata aya ngaya nuko nzi ko harimo shea butter, nirutika shea butter ni butter yo muri Afrika. Umubiri rero w'Abanyafrika n'ibimera bikurira hano twikorera ubundi birajyana cyane kurusha uko undi muntu yagenda agakora ibintu adafite experience, ko ni ibintu nk'amashea butter usanga ibihugu nka Ghana, Mali abantu baba bakoresha bisanzwe batarinze kujya mu biri fancy. So nkabibona wenda ifite vitamin E umubiri ukeneye ukavuga why not. So ushobora kureba amavuta niba ava i Burayi ariko ukabona ko ari wenda product runaka ukunda igufasha akaba ari ugura. Kimwe nayo mu maso nayo nka black seed izwiho ko ikiza skin infections, ubwo rero urumva iyo ukoresheje black seed oil ubuzi ko ushobora gukiza ibiheri. Usanga n'ubundi hari amavuta menshi bagenda bakora bashyizemo izo products ziri naturel, bakabishyiramo bakabikora mu ruganda ariko still bikora kimwe. Rero iyo ubibonye nk'iyi ngiyi ukabona ko irimo tea tree ubundi ikunze izwiho ko ikiza ibiheri, ituma umubiri umera neza. Ubwo itumenya ko nyine yangiye gukoresha ibintu nk'ibyo nyine, kureba ikintu kirimo mu mavuta kurusha uko bashobora kuba bakubwiye ngo ni meza cyangwa iki. Wayakoresha iminsi 3 ukabona ni sawa, biba byiza wanayakoresha nka hano kubera ko ahangaha wabona ko nta kibazo wagize, yakwakoresha n'ahandi. So thank you so much for watching. Niba ukunze video uyihe like, ukoreshe, ukore subscribe. Niba hari ubusobanuro bundi ukeneye ushobora kuba ari wenda recommendation y'ibintu maze gukoresha, nakubwira aho nabiguriye. Sibyo ko ndi bubishyire muri description box, ariko ushobora no kuba hari ikindi kintu ushaka kwibaza, ufite amavuta hari ikintu nyaziho wenda kurushaho kambaza, don't hesitate, nimero yanjye ibiriho, ushobora kumbaza yanagusobanurira. Ladies sharing is caring. Niba kandi nawe hari ikintu uzi gikora neza watubwira, cyane ko mu Rwanda hari brands nkeya zicuruza ibintu bya skin care. Hari nk'igihe ushaka ikintu nk'agiye face moisturizer ntago ndayibona nziza wenda nifuza, ntago ari kuvuga ko zidahari, nka sunscreen nazo nuko. So ufite ahantu uzi bacuruza ibintu byiza ku giciro kandi gike, kuko goal yacu ni ukugira ngo duse neza tutarinze gukoresha ibintu birenze ubushobozi bwacu, cyangwa se niba dufite n'ubwo bushobozi ntabwo ariko u Rwanda rwose abantu bose babishoboye. So ibintu bihendutse kandi byiza bikora. So thank you so much. See you next time.